kintu ngewe directement nk'umukinnyi numvaga ko nyine kocha asa nk'uwatatse ko guhereza n'undi mu gardien chance yego ariko naje kumva izo rumazi hari abantu tumva baganizwe n'ibintu nk'ibyo ngibyo ariko sinamenya icyo abantu bagamije kuko ngewe buriya mwabaza n'abakinnyi tubana mu buzima busanzwe bw'umupira ngewe in my life buriya sari ibintu najya nkunda kwinjiramo ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo nari nzi ibijya mbere noneho nta nubwo ngiye nkunda abantu bakunda kuzana commentaire ziri negative ku munsi wa match so twabivuzeho gatoya bisa nk'ibirangira tujya mu kibuga turakina ariko match aho yaje kurangirira naje kumva ngo impamvu gahera atakinnye ngo byagenze gutya ariko naranamufashe genda namuganiza nk'umupeti wanjye ndamukunda n'umushiki wanjye ariko mu by'ukuri ibyo bavugaga ni rumors ni ibyo kumubeshyera ni bya bindi abantu bashaka kwambika abandi urubugatu kuko n'ubundi urebye kuri statistique match twarakinnye match yari 50-50 byanagaragaraga ko tushobora no gutsinda Rayon Sport urumva ariko ibindi by'amagambo n'iki mu by'ukuri ngewe ntacyo mbizi. Haruna je ngana ku musozo hari niba hari umuntu mwabanye igihe yaba ari mugira neza Jean Baptiste Migi muri uyu mupira w'amaguru ku munsi w'ejo amajwi yasakaye warayumvise ndakeka ukoresha social media hari abamushinja bavuga ko nawe yagiye muri ibyo bintu bya match fixing uyu munsi mu gitondo ikipe ya Muhazi United yatangaje ko imuhagaritse by'agateganyo wowe byumvise nuko usanzwe uzimigi byaragutunguye byarakubabaje waramuganirije n'umuvandimwe wawe bimeze gute ndakeka ejo urabona twe mu gifungo umuntu aba yibereye no mu masengesho n'iki urumva ko twari twanabonye repo igera nko kuri 2 jours 3 jours yego ejo nabyutse mu by'ukuri nka saa yine ariko nicyo kintu cya mbere numva nyine kuri social media ko niyo ntagiyeho abantu barabinyoherereza kuri WhatsApp urumva nyine igihe cyo kujya kuri telefone nagiye kuri telefone mpuriranamo n'ibyo bintu ikintu cya mbere nakoze nahise mpamagara Migi Migi buriya njye ntabwo mufata nk'inshuti mufata nk'umuvandimwe ni umuntu twabanye ni umuntu twasiragurenganye ni umuntu yani tuziranyeho ibintu byinshi cyane yego ariko nabaye surpris ndanababara cyane urumva wenda ntabwo ndi bujye muri detail ibyo twavuganye nk'abavandimwe ariko mistake nyine none se yo buriya uwafashwe niwe mujura ndabeshya ariko ni byarambabaje ariko nta commentaire nyinshi wababajwe n'iki nuko yafashwe nuko yabikoze side zombi side zombi kuko n'ubundi side zose sinziza ariko icyo namubwiye buriya mu buzima ibintu byose ni experience buriya nubwo rimwe na rimwe tubabara ngo twahuye n'ibibazo byagenze gutya na gutya ibintu bimeze gutya na gutya ariko buriya ibintu byose duhura nabyo mu buzima ni inyigisho ku buzima buri imbere. Haruna wumva byacika gute kuko byanze bikunze uri muri side ivuga ko bidakwiriye nakumva ikoresha ijambo ngo biri terrible biri terrible ni kuvuga ngo ni ikintu kibi cyane kuri wowe wumva byacika gute stakeholders abanyamupira bose bakora iki mbabarira unsubiriremo nabwo yanumvise nari ndimo mbaza nti wumva byacika gute uramutse urutanga inama kuko experience ufite mu mupira w'amaguru si benshi bayifite wumva twakora iki kugira ngo umupira wacu ube clean tutoe uchafu ngewe icyo numva cyabaho kwanza umupira reka tubanze tuwugire business ibintu nkunda kubivuga cyane ariko abantu ntibabyumve yego umupira wacu kwanza urimo inzara nyinshi cyo ni ikintu cya mbere kinatuma ibyo bintu byose bikomeza kubaho kuko niho umukinnyi ushobora kumuhembera ku gihe nubwo abantu baraza kubyumva mu buryo butandukanye ariko that's my fact niyo mvuga ngo umupira nube business umupira nuba business abantu nabo bazaba professional hari n'umuntu utazatinyuka kujya gushaka umukinnyi kuko abizi neza ko uwo mukinnyi
ntacyo wazumubwira. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, tuba abanyakuri, amayikipe yitegura uko bigomba, amayikipe buri wese ahagarare mu kazi ke, mu nshingano ze. Ni hahandi usanga n'ubundi bigera cyagiye cyo kumva ko hari icyo ushaka kugeraho, bikaba turotari kubera ko utigeze ubitegura ibyo bintu. Njye numva ko ubwanjye twari dukwiye kuba abanyamwuga kurushaho, kuko tujye tuvuga ibintu niba twubaka tunabivuge sinzi ko nabyita uko bigomba. Urumva niba umukinnyi amaze amezi 3 ntabwo nabishingiraho ngo mvuge ngo wenda izo byaba reason yo kuba abantu barya amaruswa n'ibiki, ariko niba treatment y'umukinnyi uyu munsi itameze neza no kumutrompa biroroha cyane mu buzima. Urumva noneho abantu babe n'abanyakuri muri umupira w'amaguru, buriya kuyobora abantu barenze 20 ni ibintu bigora cyane, ariko abayobozi benshi b'amayikipe yacu nibaba abanyakuri. Buriya umunsi ushobora kubura amafaranga ukaganiza ikipe yawe, ibintu bikoroha, abakinnyi bakaguma muri mudu nziza niki, ariko niba umukinnyi ari kwirukanwa mu nzu, ni urugero rwo nanze ejo nkaza nkamubwira uti mfite 200 kubitisha squat, n'ubundi azayikubita. Tumushimishije. No kuvuga ngo usoje uvuga uti umupira ubanza ube business, abantu baba abanyamwuga, abantu baba abanyakuri, akandi nakongeraho abantu babe n'inyangamugayo, ariko babe n'inyangamugayo kuko byo byose biruzuzanya. Kuko ikindi kintu kiriho abantu batanazi, walaikum salam, ikindi kintu abantu bariho batanazi ni ngo izo effect zose ziraza zikagaruka ku kipe yacu y'igihugu. Uko niba uyu munsi tureke n'ikipe y'igihugu muri rusange, even no mu match international, uyu munsi n'utwari igikombe nibyo kubera ko wakoze amacenga niki byanga bikunze ejo nugera muri Confederation cyangwa muri Champions League izagukomera na curo. Bizaba ikibazo tu mu buzima busanzwe, uzatamara cyane ijana ku ijana. Aruna, ubundi za Tanzania ntabwo twabikubajeho neza, ho biravugwa cyangwa naho birahaba? Oya, Tanzania nyine yo watsindishije match nibwo uje kumva ngo watugambaniye wariye ruswa ngibiki n'ibiki, ariko bitewe n'ubuzima abatanzania buriya bamaze kugezaho, bamaze gukora mu mupira w'amaguru, buriya gukurompa umukinnyi ntago byoroshye. Nuko niba uyu munsi nyemembwe $5,000 by'amadolari nkabibonera ku gihe, wozaza kumbwira ko nzaniye 500 y'amanyarwanda. Baba reka tugushimire cyane. Fundi urakoze cyane. Ikintu kimwe mu makuru nari mfite y'ibivugwa muri AS Kigali, hari ikintu kimwe ntoyemo cyo kuvuga ngo sinkunda ibintu biri negatifu bivugwa mbere ya match. Ibyo bintu byabicuruzo twarabyumvise, nari nabanje gutekereza ko rotation isanzwe y'umutoza, gusa nyuma nza gusanga ni ibyo ngibyo. Mwabyumvise ko yabivuze? Yabivuze. Naho reka tujye rero muri ibyo bintu bivugwa muri AS Kigali. Gaël yagiye kuri bench kubera ibyo ngo bishobora no umuntu witwa Bayingana muri AS Kigali muhitana no kuvuga ngo ushobora gutuma nawe ahura n'ikibazo nk'icyo Migeri guhura nacyo aka kanya ubutuvugana ko yaba bifitemo uruhare se. Kwikubitiro mu cyumweru gishize amakuru harunakoresheje ijambo ryiza nanjye ndibuze kumwigana bari ryo nkoresha. Bamwe mu bafana, reka nje nkoresha ngo bafana ba APR cyangwa bafana bari ne guhamya ngo ni ikipe iyi ngiyi cyangwa iriye, ariko bamwe mu bantu bo muri APR begereye AS Kigali mu buryo bwo kuyimotiva, nkuko Haruna avuze ngo bimwe bavuze ko wemera, navuze ko nemera ngo inshuti yawe na Haruna bikomojeho ngo inshuti yawe ishobora kuza, ngo inshuti yawe y'umureyo ishobora kuzika kubwa ngo nkubitira APR cyangwa se APR w'inshuti yawe akavuga ati nkubitira Reyo. Mu buryo mfitiye gihamya Haruna Niyonzima twabona ibiki, Haruna bibanje kugorana kuboneka ngo no kuvugana nabo bantu, ariko hey igisibo numva gikijije byinshi. urumva kinza akaboko. Ibyo bintu byarabaye, abantu bamwe muri AS Kigali bagerwaho basabwa ko batsinda Rayon Sport. Then I was okay.
byaho ngaho rwose nta kintu nubwo Efremo yo yaje no kubi yavuze ati ibi bintu naje gusanga icyo nacyo kisembura ibindi hari abandi bantu bo muri Reyo baba Reyo Haruna navuze ntiyumvise akoresha abafana reka nkomereze muri uwo mujyi nta bafana begereye abantu bo muri AS Kigali bababwiye ati mwadufashije mwaduhaye ayo makuru arahari icyabaye rero muri AS Kigali ubu ngubu inkuru ntikiri kuba wadufashije waduhaye wadutsindiye APR wadutsindiye Reyo byararangiye umwuka bisize muri AS Kigali niwo mubi uti gute kwikubitiro bivugwa ko umuntu witwa Innocent Bayingana ari umuntu ngo ari we wazanye icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo Cyuzuzo Emega yari icyo kintu Haruna avuze ngo je byarambabashwe waraje ikintu cya negativite muri camp ya equipe mbere ya match kandi simbikunda sindi buvuge ngo Innocent Bayingana yari ku ruhande cyangwa ruriya Cyuzuzo yari amafaranga yande kuko hari abakubwira bati yari amafaranga ya APR kuyangwa kanira saving abandi batireka da yari Rayon Sport ari bwitsindishe ariko Innocent Bayingana niwe wazanye icyo kintu cyo kuvuga ngo Cyuzuzo Emega yariye iyi match nta kintu byanatumye abikonvenka abatoza baza no kubikora turabyibaye dropped niyakiniriya match kubera icyo kintu bashyiramo witwa Kanuma Pascal hagati muri match gusimbuza Haruna Niyonzima na Emmanuel Arnold Okwi byakozwe n'umutoza hari abantu bo muri AS Kigali mu buyobozi babibonamo nko kurya nawe bamushinja ko ngo yari amafaranga ya Rayon Sport ngo kugira ngo akuremo abakinyi bakomenga ikipe batsinde bati nta Shabara ruhari Haruna tuvuge ko iminota 90 atayikina ariko se igihe wamukuriyemo cyo bavuyemo kare cyane regabo nawe kwi Haruna yavuyemo kare bose ko ari babiri nawe kwi kandi ubwo yatsinze 60 ngo bari 60 bavuyemo kandi bari imbere kandi uko ubundi muri match zisanzwe abo bandi bagiye bavamo uko gasigaramo uko niwe muntu wari wazonze kipe ya Rayon Sport umva ninga wabimubaza yarazongera match cyane nawe kwi ariko baza kumukuramo hakiri kare cyane rwose iyo nayo nindi nacyo ni ikindi kibazo je ndimo ndababwira ibivugwa muri AS Kigali n'umwuka bisizemo ubu abakinnyi ba AS Kigali barashinja umutoza wabo na team manager wabo aryo yarakiri team manager cyane executive director general manager abamwe mu bakinnyi ba AS Kigali barashinja umutoza wabo na general manager wabo ko ngo bari amafaranga ya Rayon Sport cyangwa abantu bo muri Rayon Sport bakitsindisha abo nabo bashinjwa amakuru ari nuko ngo bashinja bamwe mu bakinnyi ko ngo bari amafaranga ya APR yo gutsinda Reyo ariko nibayazane ku meza ngo basangire bavuga ati motivation bayibahaye mwenyine muyitera iposhe hakaba ariko n'abandi bavuga ko muri abo bakinnyi ba AS Kigali bamwe bashinjwa kurya bariye hombi mu butasi babyita double agent batamiye hombi noneho ngo bahita bakina nkuko basanzwe bakina batanga imbaraga zabo 100%. Ariko bikagaruka ku mutoza ngo waje bamwe kubasimbuza kandi igihe babona ko igihe cyabo kitaragera. Ibyo bintu rero byose biraza bigahura n'ibyo tumaze kubona abantu babyivugira. Ibyo bintu biraza bigahura n'ibyo twabonye mu bihe byashize, ariko ikibabaje nuko ari ibintu biba bikaba nk'ubu ngubu ukajya kubona ukabona nka nyuma y'iminsi 3 biribagiranye ariko umupira ugakomeza ukamungwa ugakomeza ukibiramo ibyo bintu kuzageza twongeye kubona undi muntu ufatanwa igihanga cyangwa se undi muntu uvuze nabyo bikarangira gutyo. Noneho ngubu tugeze mu gihe kinagoye aho ibi bintu bigiye kukaza. Tugeze mu gihe shampiyona biri kugana ku musozo, amakipe amwe namwe aba yatangiye gukoresha iyo piyo, abatangiye gukoresha iyo turufu, avuga ati jewe ndabizi ko we nta bushobozi mfite ariko ngiye kudebloka amafaranga. Hari ikipe ntashaka kuvuga ahangaha twumva ko muri season ishize kuguma mu cyiciro cya mbere byabaye muri match 3 gusa kubera umurundo w'amafaranga ngo yari ifite. Yari umukandida wo kumanuka bro.
ariko kubera yuko ba nyirayo bari bifite yaragiye ikoresha amafaranga y'umurengera kajya igura match umuhisi yahise n'umuhisi itsinda match 3 amanota 9 uzi icyo gihe gikurikira season ishize ubwo yatsinze match 3 ariko inategura izo bahanganye kandi kiba kibabaje hirya no hino nuko ngo nazo zikubitwe ababa bakora ibyo ngibyo nabo bafite n'ijambo mu mupira rero Efre tufashe iminota ihagije yo kubisobanura kandi ubwira uwumva ubundi bavuga ko atavunika ahubwo dufite ubwoba ko twe bidusaba kuvunika kuko imyaka ishize nabwo twaravuze imyaka myinshi rega nabwo twaravuze ngabo inzego bireba Ferwafa inzego bireba Ferwafa nta bushobozi Ministeri ya Sport inzego bireba RIB Ministeri nta bushobozi niba twinjiye muri ibi Ariko se- uzi ikintu kibabaje nk'ubu ngubu ba grand frère umunyamakuru witwa Mickey Junior one of the most followed journalists muri Afrika umunyamakuru updating Afrika nzima ku makuru yo muri Afrika yamaze gutwitinga ko Mugiraneza Jean Baptiste Migi wakinnye Tanzania uzwi muri Tanzania muri KMC yakiniye KMC Azam muri Gor Mahia yakinnye na Gor Mahia ikina na Everton ntiyararimo cyane yakiniye Azam n'umunyamakuru yabaye kapiteni wa KMC Jacques wari urimo huko na Migi bari kumwe urumva icyo navugaga yamaze gutwitinga ko yahagaritswe mu nshingano yari afite kubera match fixing ubwo urumva icyo cyasha iyo lebo yamaze kujya kuri champion y'ikiciro cya mbere mu Rwanda kandi ejo narababwiye ko niba ari umukinnyi wendaga kuzaha joining kiza ari uko FIFA cyangwa CAF bizaza bikaduhagarika oya ntiwakabyifuje frame ushaka kuturasa mu kirenge kandi dufite inzego bireba zakabikuzeho neza twebwe izo nzego ntacyo zikora twebwe in-house twakabaye twe tubyikosorera Ferwafa ntacikora si ngombwa ko bifiza na kafu reka sobene ko mbaho urugero twari twagarutseho cuzuza arambabaje mbaho urugero twari twagarutseho cuzuzo ngo yaraye arira bro reba ibyabaye kuri Rupari agiye mu nkiko bamuciye ayo mande ariko Ferwafa ntacyo yavuze Rupari ubu ngubu arakina diviziyo ya kabiri akina he kwa Sina Gerard ngeze kwa Sina hari umuntu umwe ngo Rupari arimo arakina kandi ubwo iyo ni case y'umuntu wabyemeye agashinja n'abandi mukanya batanga urugero rw'abandi rwa bira byabaye to nabo barabishinjwe birahamwa ubwo ni case z'umwana tuko ziri umupira barangiza igihano cyabo zigaragara so kuvangura ajya gushakisha ibimenyetso kandi baba mzazi mushimire hari ibihari hari akanasoreje ukagira kati uzu umusaruro wa byose birangira mu marushanwa ya kafu dukubitwa na ekipe yo kuko nta bushobozi ufite bwo gushora ngo utange izo ruswa utsinde asa mugani utsinde piramide cyangwa utsinde Al Hilal Benghazi amafaranga piramide ifite yananirwa kugura umunyezamu wa APR cyangwa amafaranga Al Hilal Benghazi ifite yananirwa kugura Rayon Sport no mu champion urumva twe bihera mu champion na piramide bishatse yagigura zino za Z tubona za Rafael yo ariko abamo competition nyine yaba wanaguraga ngo ugere mu matsinda ya Champions League cyangwa se Confederation uzanayagaruza ayo mafaranga arahirira cyangwa kiramanga umusifuzi mpuzamahanga ifite ubushobozi bwo kugura abo bantu ariko ntibikoza Amareka ariko ntibikora ariko hano mu Rwanda amafaranga barabikora bakayatanga ntanagaruke imbabaza ntago muyizi iyo bita polisi hari igihe mashaka polisi niyo kipe nzitabikora polisi bino bintu ntago igibibamo polisi ntibibamo ahubwo birangiye abakinnyi bayo ahubwo bo bariye bakayitsindisha nakubeshye hari igihe njya ku kibuga hari ibintu byavuzwe nkanabibona gutya kuri tapi ukabona ko ari ku mupira uri kugenda rwose ukabona ko ari ibintu bishushanyije ukavuga utese ibi bintu uko bivuga ngo ikeneye ibimenyetso ukumva ko ari uguhunga Haruna yavuga ukumva nawe arakwepa nubwo anyuzamo nyine agashyiramo oya Haruna ubwenge akabikubwira Haruna n'umunyakuri munyantwari wamubaza akavuga ngo ibyo bimenyetso kandi ubwo byabaye mu nzu ye Ministeri gasohora itangazo umukuru w'igihugu akaba yarabivuzeho ibintu byose tuzajye tubisaba umukuru w'igihugu ariko mu kazi kenshi agira ibingibi ngira ngo tumusabe no kuza kubakemurira ibingibi Ferwafa niramuka noneho ituje nkuko yabikoze irabihemutse Ferwafa nta bushobozi na Ministeri ya Sport nubwo Ferwafa nta bushobozi ifite niri mu kazi yaradufashe Hitimana ukuntu dusanzwe tuzi niyo nzima ari umunyakuri ubu ewana ya breaking the barriers zose yagerageje kutubwiza ukuri bishoboka aho atigiye Migina ise muhamagara ariko ibyo twavuga sindi babwira ariko narababaye kandi ku mpande zombi ntacyo ndakubwiye ngabo uko biri kose nta kindi numvise nuko Migi yabikoze nubwo ngo twari twabuze gihamya ivuga kuri ya muntu ari Migi none Haruna aravuga ati ibyambabaje n'uburyo bubiri nukuba yarabikoze Rupari ngo n'umutoza
nukuba none ubwo ngubwo gahunda ni ukubitoza abana kugira ngo bigende bizamuka mu byiciro byose. Akagombye kuba yarahanwe yarabaninzwe, bakagombye kuba barahanwe ba Eto ba General, bakagombye kuba barahanwe cyangwa Juvenal, cyangwa se niba bababeshyera ugasanga atari byo. Niba Juvenal niba General byavuze kuri Juvenal atari byo, General ntahanwe.